bahatwaga ibibazo n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza. Aba bose bafatiwe mu rugo rw'umuhanzi w'i Burundi witwa Alvin Smith. Mu kugirayo bahahuriye n'inzego zishinzwe umutekano zari zamenya amakuru ko ari Abanyarwanda baraye muri urwo rugo. Icyakora Eazy yanga gusohoka mu cyumba cya hoteli yohereza pasiporo ye. Ntawe uzigera yibagirwa ibyabaye kuri Bruce Melody. Icyakora yari ataramenya ko abarimo kumutambagiza Bujumbura ari bo mu mwanya baza kumwambika amapingu. Imodoka ze zarahagaritswe n'abapolisi badasanzwe Special Force bikwije intwaro zikaze nk'abategereje ikihebe. Washyusamara Ben. Bruce Melody atabwa muri yombi nk'igisambo. Ibyitiranyijwe no kwirindirwa umutekano bihinduka akamasho. Ni umugambi wacuzwe imyaka 4 ufatwa nko kwihimura ku muziki nyarwanda. Ibi byatumye yongera kubura dosiye ashaka uburyo yazishyurizwa n'inzego z'ubutabera mu Burundi igihe cyose Bruce Melody yabahakandagiye. Yegeranyije impapuro mu ibanga rikomeye, aca hirya no hino, atanga ikirego kuri polisi ndetse asaba ko Bruce Melody atazataramira iwabo batabanje gukemura ikibazo cye. Muri iyi minsi abafite ijambo mu muziki w'u Burundi ntibasiba kugaragaza ko batishimiye ko umuziki w'u Rwanda warenze w'u Burundi. Bakunze kutishimira uburyo abahanzi bo mu Rwanda bari gutumirwa cyane mu bitaramo by'i Burundi bakayuguramo amafaranga bakitahira. Mu myaka yagiye itambuka i Burundi hagiye habera ibitaramo by'abahanzi bo mu Rwanda bari bagiye kwizeza iminsi mikuru yo gusoza imyaka igiye itandukanye, haba 2023, 2024. Eazy namwe n'umwe mu bari bagiye gutaramira muri iki gihugu. Gusa we ntibyamworoheye kuko mbere yo amasaha make byamubereye nka bimwe bya Bruce Melody, bimwe byamubayeho. Ibi byabaye mbere yo igitaramo cye kiba. Ikipe yari imerekeje yose yataye muri yombi mu gihe cy'amasaha hafi ane yose. Bahatwaga ibibazo n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza. Hari ku kazuba ka Kiberinka nibwo ikipe yari yiherekeje Eazy, abarimo Junior Giti, Sammy Switch korana na Eazy mu gutunganya amashusho y'indirimbo. Mushiki wa Eazy, Didi Man, wari umu DJ w'uyu muhanzi, n'umusore wari ushinzwe umutekano we n'abandi benshi batoye muri yombi. Aba bose bafatiwe mu rugo rw'umuhanzi w'i Burundi witwa Alvin Smith. Icyo gihe Eazy we ntabwo yigeze atabwa muri yombi kuko yari yasigaye kuri Marta Hotel. Ariko se niki cyatumye batabwa muri yombi? Ubwo berekezaga i Burundi, abashinzwe kurebera inyungu Eazy bafashe icyemezo cy'uko bamwe mu bajyanye nabo bagomba kujya kuri Alvin Smith, umuhanzi w'inshuti yabo. Eazy na mushiki we ndetse na Junior Giti nibo gusa bari bagiye kuri hotel. Aba bari bageze i Burundi kwa 30 Ukuboza mu 2023 nkuko bari babyemeranyije. Baraye kwa Alvin Smith, bityo agana saa 4 za mu gitondo Junior Giti ari kumwe na mushiki wa Eazy bajya kureba bagenzi babo aho bari baraje kuri hotel. Mu kugirayo bahahuriye n'inzego zishinzwe umutekano zari zamenya amakuru ko ari Abanyarwanda baraye muri urwo rugo. Buri wese yasabwe kwerekana ibyangombwa bye. Barabyerekana. Alvin Smith nawe yahaswe ibibazo abazwa niba yarigeze amenyekanisha ko afite abashyitsi. Ibi byose yagombaga kubimenyekanisha mu nzego z'ibanze. Icyakora ababwira ko bitewe n'igihe bagereyewe byari kugorana. Gusa ahamya ko yari bubikore bukeye kandi aribwo bafashwe. Abari babafashe bahise babasaba kujya kuri hoteli kureba umuhanzi bari baherekeje. Icyakora Eazy yanga gusohoka mu cyumba cya hoteli yohereza pasiporo ye. Nyuma yo kuyifata abandi bose bahise bajyana muri documentation guhatwa ibibazo. Gusa DJ Pauline wari watumiye Eazy yaramenye iki kibazo. Yaje kujyana nabo kuri documentation abafasha kurikirana ikibazo. Nyuma y'amasaha arenga 3 birangira barekuwe basubira muri hoteli. Kuki abanzi benshi bacu bagiye gukorera ibitaramo mu Burundi bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye? Niki Uburundi bushaka ku Rwanda? Ntago ari byo byaba byaratumye se abanzi benshi mu uyu mwaka bajya gutaramira mu Burundi? Kuki se bagenda ku bahanzi b'u Rwanda? Nuko bagiye kwinjiza se menshi. Ntawe uzigera yibagirwa ibyabaye kuri Bruce Melody. Yari ku kazuba ka Kiberinka, yari ku wa gatatu ku itariki 31 Kanama mu 2022 nibwo umuhanzi Bruce Melody wari utegerejwe na benshi yasesekaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Meshiro Dandaye hari i Bujumbura. Yari ajyanywe na gahunda ndende y'ibitaramo yagombaga gukorera mu Burundi. Yakiriwe bidasanzwe kuko yasanze itangazamakuru ryahuruye rimutegereje. Abakobwa b'ikimero cyiza bamushyikiriza indabo. Akomeza mu modoka ya Brabus yamutanze Bujumbura kuko yanyuze y'inzira waciye ikirere. Ni nako abapolisi b'u Burundi bari bamuherekeje nk'icyamamare. Icyakura yari ataramenya ko barimo kumutambagiza Bujumbura ari bo mu mwanya baza kumwambika amapingu.
Mu nzira yerekeza kuri hoteli yagombaga gucumbikamo, imodoka ze zarahagaritswe n'abapolisi badasanzwe special force bikwije intwaro zikaze nk'abategereje ikihebe. Woshye usamara Ben. Bituye nuko ari ibintu batamenyereye mu Rwanda, Bruce Melody nabo bari kumwe baguye mu kantu, ariko babihuza nuko i Burundi ari igihugu kimaze iminsi kirimo ibibazo by'umutekano, babanza kwibwira ko ari ukubarindira umutekano. Ariko se ibyahe byo byakajya. Ibyari bitwenge no kwicinya icyara byahindutse igishyika no kwigunga mu kanya gato nk'ako guhombya. Bruce Melody atabwa muri yombi nk'igisambo, ibyitiranyijwe no kwirindirwa umutekano bihinduka akamasho. Inkuru zatangiye gucicikana ko Bruce Melody yatoye muri yombi, bamwe bagwa mu kantu bibaza icyo azira, dore ko ibyavugwaga ari amakuru atarigeze agaragara mu bitangazamakuru. Bamwe bibwira ko dosiye yoroshye, ariko iminsi ibaye 2 Bruce Melody ari mu gihome Bujumbura akurikiranweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Ni umugambi wacuzwe imyaka 4 ufatwa nko kwihimura ku muziki nyarwanda. Ubundi uko byatangiye, byose byatangiye 2018. Bruce Melody yaje gutumirwa n'uwitwa Tugiye Bakomeje ngo ajye gukorera ibitaramo bibiri mu Bujumbura. Kimwe cyagombaga kuba kuri 25, ikindi kikaba kuri 28 Ukuboza mu 2018. Icyakora ku mpamvu yavuze ko zitamuturutseho, ntabwo yabashije kwitabira ibyo bitaramo. Mu butumwa ageneye abakunzi be icyo gihe, Bruce Melody yagize ati: "Mbanje kubasuhuza, nitwa Bruce Melody. Ubu butumwa bugenewe abantu bose bari mu Burundi ndetse n'abari bantegereje mu bitaramo nari mbafite. Impamvu ni ukubasaba imbabazi, ntabwo byabashije gukunda kuko tukora ibitaramo kubw'impamvu zitanturutseho ndetse zitanaturutse kuba dufashije gutegura. Ibyo bitaramo byarabaye, ariko kubera ko Bruce Melody atagiyeyo birahomba. Icyo gihe mu Burundi hari hakiri umwuka mubi ushingiye ku mvururu zabaye muri 2015 zakurikiye umugambi wo kugerageza guhirikwa Perezida Pierre Nkurunziza wegetswe ku Rwanda. Kugeza n'ubu icyo gitotsi ntikirashira, ku buryo amarembo agana i Burundi atarafunguka neza. Kuba ari biteguye cyane uyu muhanzi byabaye inkuru y'incamugongo kuva ubwo Tugiye Bakomeje wari warumutumiye ntiyasibye kugaragaza ko yahombejwe no kuba Bruce Melody atarabashije kugera i Burundi. Yakomeje kurira mu myotsi no gusaba Bruce Melody ko bagabana igihombo, ariko ibiganiro bikomeza kugorana. Icyo gihe Bruce Melody yemeraga gusubiza miliyoni 2 yari yarahawe mu ntoki nka avance. Gusa wari wamutumiye we yifuzaga ko hiyongeraho miliyoni 30 z'amafaranga y'u Burundi, asaga hafi miliyoni 15, angana n'igihombo yavugaga ko yaguyemo. Muri 2019 Tugiye Bakomeje yagerageje kwitabaza inkiko zo mu Rwanda ashaka n'umwamvuka, nyuma zo guhagarika ikirego aho gatangira gucura umugambi wo kuzishyuriza ku ngufu. Umujinya n'umugambi wo kwishyuriza wiyongere muri 2021 ubwo Bruce Melody yari yatangaje ko afite ibitaramo bibiri Burundi kandi ataraganira n'uyu mugabo bafitanye ibibazo. Bakomeje yatunguwe no kumva ko Bruce Melody afite igitaramo i Bujumbura, agerageza kuvugisha Ndayisabiri warebereraga inyungu z'uyu muhanzi, ariko ntibabasha kumvikana. Nawe yavugaga ko ayo bishyura ari miliyoni 2 uyu muhanzi yahawe. Ibijyanye n'igihombo akomeza kubitera ishoti. Abonye ko Bruce Melody agiye kujya i Burundi kandi yananiwe kumvikana nawe, Bakomeje yatangiye gukusanya ibyangombwa byazatuma uyu muhanzi akurikiranwa mu butabera bw'i Burundi mu gihe yaba ahageze. Icyakora uyu mugambi waje gupfuba nyuma y'uko leta y'u Burundi ihagaritse ibitaramo bya Bruce Melody hitwikira umutaka wa COVID-19. Tugiye Bakomeje ntiyavuye ku izima. Nyuma y'umwaka wose yibaza ko azishyuza Bruce Melody, Bakomeje yaje gusakirwa ubwo yumvaga inkuru y'uko Bruce Melody yabagiye gutaramira i Burundi muri Nzeri muri 2022. Uyu mugabo w'umukire w'u Burundi yagerageje kubanza kuvugana na Bruce Melody n'abagize ikipe imufasha mu muziki, ntibabasha kumvikana nk'uko byagenze mu myaka yari ishize. Ibi byatumye yongera kubura dosiye, ashaka uburyo yazishyurizwa n'inzego z'ubutabera mu Burundi igihe cyose Bruce Melody yaba hakandagiye. Yegeranyije impapuro mu ibanga rikomeye, aca hirya no hino, atanga ikirego kuri polisi, ndetse asaba ko Bruce Melody atazataramira iwabo batabanje gukemura ikibazo cye. Nguko Bruce Melody wari utegerejwe mu bitaramo byo kwa 2 ndetse no kwa 3 Nzeri 2022 yisanze ageze i Bujumbura kwa 31 Kanama 2022, ahita atabwa muri yombi. Agitabwa muri yombi, Bruce Melody yongeye kubwira polisi y'u Burundi ko yemera kwishyura miliyoni 2 yahawe, ariko ibyo kwishyura igihombo cya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Burundi atabikozwa. Ndetse yavugaga ko atazi niba cyaranabayeho. Uko avugaga ibi ni ko wamureze yavugaga ko adashobora kwemera miliyoni 2.
cyane ko kutitabira igitaramo kwe byamuteye igihombo gikomeye. Nyuma y'impaka ndende, polisi yafashe icyemezo cyo gufunga Bruce Melody kugeza abashije kumvikana n'uwamureze. Ku wa mbere Nzeri 2022 abarebera inyungu za Bruce Melody bemeye kwishyura ibyo uyu mugabo yasabaga, nibura ngo barebe ko yarekurwa agakomeza imyiteguro n'ibitaramo bye. Nyuma yo kwishyura miliyoni 30 z'amafaranga y'Uburundi z'igihombo ndetse na miliyoni 2 Twisen Bakwiwa akayabika, polisi y'Uburundi yahise ivuga ko ikomeje gufunga uyu muhanzi agomba kumvikana n'uyu mugabo ku ndishyi ari kumusaba ingana n'izindi miliyoni 30 z'amafaranga y'Uburundi. Ariko se hari ikindi cyari kibyihishe inyuma? Uretse kwishyuzwa umurengera, benshi mu bakurikirana hafi umuziki w'u Rwanda bahangayikishijwe bikomeye nuko bashobora kuba bari agahimano katuma n'ibitaramo uyu muhanzi yateguye Burundi bitaba. Ibi babishingiraga ku gitaramo cya mbere cyagombaga kuba kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Nzeri 2022. None dore itariki igeze uyu muhanzi akiri mu maboko ya polisi. Mu bagaragaje ko batishimiwe n'ibyabaye kuri Bruce Melody harimo abahanzi b'u Burundi nka Kidumu, Satibi, Bface ndetse n'abandi batahumye kugaragaza ko batishimiye ko leta yabo yitwaye muri iki kibazo. Aba bahanzi bagaragaje ko mugenzi wabo yakishijwe ibyo yahawe ariko ntihabeho kumubangamira ndetse ntibabangamire n'ibikorwa yari agiye gukorera mu Burundi. Muri iyi minsi abafite ijambo mu muziki w'u Burundi ntibasiba kugaragaza ko batishimiye ko umuziki w'u Rwanda warenze w'u Burundi. Bakunze kutishimira uburyo abahanzi bo mu Rwanda bari gutumirwa cyane mu bitaramo by'i Burundi bakayuguramo amafaranga bakitahira. Reka bibe biri rero ubwo Bruce Melody bamenyaga ko ari ibitaramo ari gukora ariko byitegurira ndetse n'ikipe y'imufasha, aho kuba byategurwa na societe zisanzwe zitegura ibitaramo mu Burundi. Byari bivuze ko igice kinini cy'amafaranga yagombaga kuva mu bitaramo yagombaga gutaha mu Rwanda kubera ko nta kuboko kw'abarundi kwari kuri mu myiteguro yabyo. Amakuru ava ku bakurikirana hafi imyidagaduro mu Burundi bavuga ko abarundi bababaye ku buryo bashoboraga gukora igishoboka cyose Bruce Melody bakamubangamira ntabashe gukora igitaramo. Aha niho bamwe bahereye bakeka ko haba hari n'andi maboko ari kwifashishwa mu kubangamira ibitaramo by'uyu muhanzi Bruce Melody. Ubundi Melody agatinzwa muri kasho kugeza atabashije gukora ibitaramo bye agataha uko yagiye. Ibibazo by'u Burundi ko bigereka ku Rwanda bite? Ese mama niki bahize ku Rwanda bene akageni? Niba babanye natwe uri umuntu w'agaciro kuri twe, kora subscribe ufungura inzogera kugira tuzajye tubana umunsi ku wundi. Jye mwabanye yita DJ Wakanda famous. Ndabashimiye.